Amazina ni Samuel nk'uko bisanzwe, twigana ikoranabuhanga mu buryo butandukanye, twifashisha computer cyangwa se telefone. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe isomo uburyo ki wamenya telefone yawe niba ari fake cyangwa se ari original. Urabona twese twifuza ko telefone yaba ari nzima. Ubwo rero hari code tugomba kwifashisha kugira ngo tumenye ko telefone tugiye kugura ari nzima. Iyi video ngiye gukorera step by step iraba yagufasha kumenya niba telefone yawe ari nzima cyangwa se ari fake. Mbere ukomeza kureba video banza urebe ko ijambo subscribe warikoze. A few months ago, I was living in a shared house in England. Nituvuga subscribe, ngira ngo twese tuba tuhareba. Ahantu tuhita subscribe, urebe ko wakoze subscribe, urebe ko hahindutse umukara, nusanga hakiri umutuku ukandeho. Urabona iyo umaze gukanda subscribe, hahinduka umukara, ariko hano hari n'inzogera impande yaho. Iyi nzogera impande yaho yikandaho kugira ngo nyine amavideo nshyizeho yose ugiye tuyabona ku gihe. Uragahita ugakanda kuri all. Iyo ukanze kuri all, buriya notification uhita uyibona yamaze gushyiraho video. Okay. Noneho twagiye turebe ko telefone yacu ari original cyangwa ari fake. Ikintu cya mbere ukora nuko ujya hano ugacekinga EMEI. EMEI twabonye neza ko ari International Mobile Equipment Identity. Ntabwo rero telefone zihuza. Telefone ya fake ntabwo EMEI igaragara. Ukanda akanyenyeri urwego 06 ukande urwego. Urabona ko batatwereka EMEI yacu, bakatwereka na serial number. Telefone ya fake ntabwo bigaragara. Iyi ni checking ya mbere. Iyi telefone cyangwa se iyi code uyandika ahantu igihe telefone wayibwe, ukaba wayifashisha kuri polisi cyangwa kuri RIB kugira ngo bayigushakire. Icya kabiri, ku bantu mufite telefone ya Samsung Galaxy cyangwa se Samsung muri rusange, kugira ngo umenye ko rero telefone yawe ari original cyangwa se ari fake, dore ikintu uri bukore. Wakanda akanyenyeri ugakanda urwego, ugakanda 022 ugakanda 8 ugakanda urwego. Ahangaha uba ugiye kureba imikorere ya batiri yawe. Kugira ngo byumvikane, aha uba ugiye kureba niba batiri yawe nta kibazo ifite. Rero iyo telefone yawe ufite ikibazo cya batiri, umuntu ugenda ushiramo uko wiboneye, uhita ukanda hano handitse start, quick start. Urahabona ahantu urahakanda, noneho telefone yawe igasibura cyangwa se igasubira ibuzima, ikamera nk'uko wayiguze cya gihe nyine umuriro wayibikagamo umuriro ugitangira. Ariko ibyiza kugira ngo ukande iyi quick start, ni byiza ko ubikora wafunze connection zose. Uzafungura akadege ngira ngo twese turakazi, kandi gatatuma simukadi zikora. Kamwe gatuma simukadi zidakora. Nibyo byiza ukabona gukanda quick start. Bahita bakubaza ngo are you sure? Bahita bakubaza warning. If you are sure, ugakanda okay. Noneho telefone yawe igasubira ibuzima. Barakubwiye ngo will reset causing battery capacity to be inaccurate. Don't use unless it is written in your test procedures. Niba telefone yawe rero batakwemerera kubikora, uzabanza urebe kuri
kuri manual ya telefone yawe rero ko bakwemerera ko ubikora. Nusanga bitanditseho ko bibujijwe, wabikandaho telefone yawe igasubira ubuzima. Aha, kiriya ni ikintu cya mbere, kanyisubiremo gatoya. Nari navuze ko kugira ngo umenye ko batiri yawe ari nzima kuri telefone za Samsung, uzakanda akanyenyeri, nurangiza ukande urwego, ukande 0 2 2, ukande 8, ukande urwego. Nubikanda ntihagire ikintu bakwereka, telefone yawe araba ari fake. Nibakwereka imikorere ya batiri yawe cyangwa system ya batiri yawe, telefone yawe araba ari original. Okay? Aha. Iyi ni kode ya kabiri. Kode ya gatatu, kugira ngo tumenye ko telefone yacu ari nzima kuri telefone cyane cyane za Samsung. Abafite Tecno namwe nzabereka kode muzayamukanda ku isomo rizakurikiraho. Ariko ku bafite telefone za Samsung, kode ya gatatu mwakanda kugira ngo umenye ko telefone yanyu ari original cyangwa ari fake, uzakanda akanyenyeri, ukande urwego, ukande 0 akanyenyeri urwego. Barahita bakwereka operating system cyangwa se imikorere ya telefone yawe, sensor. Ubu wakanda sensor ukabona uko telefone yawe screen yayo sensinga cyangwa se yo ukozeho speed yayo uburyo byenda. Wasubira hano inyuma, you see. Hanyuma waza ugakanda hano red ukareba uko bigenda. Wakanda hano blue ukareba, you see. Touch naho wabikora. So black also and front camera, you see. Itakureka front camera, see. Aha, ibi rero yo ukoze iriya code nibigaragare, telefone yawe aba ari fake. Okay? Ngira ngo hari birasobanutse. Iyi code nongere nse nkuyibandikira. Iyi code navuze ko ari akanyenyeri. Code navuze ko ari akanyenyeri, ugashyiraho urwego 0, ugashyiraho akanyenyeri urwego. Ibi iyo ubikanze uba ugiye kureba operating system ya telefone yawe cyangwa se imikorere mu buryo burambuye bwa telefone yawe. Iyo rero ufite Samsung ukabikanda nibyemere, ntihagire ikintu bakwereka, telefone yawe aba ari fake. Ndabashimiye cyane ku bantu bankurikira. Mujye musangiza ubu butumwa cyangwa se ubwenge ku bantu benshi, kugira ngo nyine abantu bose bagire amakuru arambuye ku mikorere ya telefone yabo. Murakoze. Ciao ciao, see you another day.